Ndanezerewe cyane kwigishiriza icyigisho cyerekeye isabato hano hantu, kuko isabato itwibutsa Imana umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Aya masozi tureba, ibyatsi tubona, aya mazi atemba tureba, Imana yabiremye, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Mbese Imana hari ibyo yagukoreye bikatangaje cyane. Mbese hari ikintu byakuzamuyeho mu kwizera, maze urushaho gutinya Uwiteka no kwizera imbaraga ze. Ahari ushobora gusubiza amaso inyuma. N'ubushize nigeze kubivuga. Niba ucogoye, niba ucitse intege, ongera utekereze ibitangaza Imana yagukoreye. Ujye utekereza ahantu Imana yagukuye maze ubyibuke. Igice cya 15 kitubwira inkuru. Ahari inkuru ishingiyeho iki cyigisho muri aka kanya. Inkuru y'indirimbo ya Mose. Bageze hakurya maze baratorika bararirimba. Baririmba bashima Imana ibakoreye ibitangaza bikomeye cyane. Mbega indirimbo ya Mose, mbega indirimbo inejeje. Kandi ngo bari bavuye, bari bamaze kunesha. Abaneshi, haleluya. Abaneshi banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, kandi n'umubare w'izina ryayo. Murongo wa 3 bavuga ngo iki? Baririmba indirimbo ya Mose. Indirimbo ya Mose. Ya ndirimbo tumaze kubona mu kuva igice ya 15. Indirimbo ivuga ngo iki? Hashimwe data wa twese w'umuneshi, ubasha gutabara abamuhungiyeho, kandi ngo ifarashi n'uwibese yabiroshye mu nyanja. Iyo ndirimbo ni abana b'Imana bazaririmba. Indirimbo ya Mose, kubera ko tuzayiririmba niba turi mu mugabane w'abaneshi. Haleluya. Abaneshi banesheje ya nyamaswa, banesha igishushanyo cyayo, banesha n'umubare w'izina ryayo. Ibintu tuzabiganira mu gihe kizaza gishyize kera. Turacyari mu ntangiriro, ariko numvise nkwiriye kubwira aba bantu b'Imana mudukurikiye yuko ari wo mugambi w'iyi platform. Abantu benshi bakomeje kwibaza ikibazo, batese kubera iki muhisemo isabato, kubera iki muhisemwo ibintu bisa nkaho ari kwizirika ku mategeko, murushijeho kuba intagondwa n'andi magambo ameze nk'ayo ngayo. Ariko nshuti z'Imana, gutekereza urugamba ruri imbere, gutekereza urugamba ruri hagati y'abana b'Imana bahanganye n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo, bategetswe gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga cyangwa mu kiganza, kugira ngo utabyemerewe, utabikora ye kwemerwa kugura cyangwa kugurisha. Ibyo bidutera guhinda umushyitsi, tukumva dufite umwenda wo kumenya ayo makuru, maze tukavuga ngo reka tuyabwire abantu. Yewe niba mutari muzi umugambi dufite no kubwira abantu b'Imana, abantu bataramenya umucyo w'isabato, bataramenya urugamba rudutegereje imbere uko ruzaba ruteye. Hari urugamba rudasanzwe, urugamba rw'abana b'Imana bakwiye guhangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo. Vandimwe muri Kristo Yesu, n'umunezero ukomeye ngize kongera gura namwe kuri iyi platform umucyo w'isabato, twongera kuganira ijambo ry'Imana, turushaho kwimbika mu byaswe byera kugira ngo dusobanukirwe n'ubushake bwayo. Nongeye kugusuza mu izina rya Yesu, kandi ndakunezerewe yuko wakomeje kubana natwe. Niba usanzwe ubana natwe, kandi nanone niba wari ubwa mbere uje, turakwishimiye cyane. Uwiteka duhana umugisha. Uyu munsi tugiye kuganira icyigisho gikomeye, kandi nahisemo ko tugikorera n'ahantu hihariye kugira ngo ubusobanuro bwacyo burusheho kumvikana. Aha hantu ndi ni mu Bugesera, ubutaka mpagazeho ni mu Bugesera, ariko ni mu isangano ry'intara 3 z'u Rwanda. Hari hakurya ni mu ntara y'Amajyepfo, aho ndeba ni mu karere ka Kamonyi. Hariya inyuma yanjye ni mu karere ka Nyarugenge, ubwo ni mu mujyi wa Kigali, kandi ahamagaze ni mu ntara y'Iburasirazuba, ni mu karere ka Bugesera. Ndanezerewe cyane rero. Uyu mugezi tureba undi inyuma yanjye ni Akagera. Aka Kagera kamaze kuremwa bikomotse kuri iriya migezi ibiri ihurira muri iriya sangano abantu bagezeho. Hariya hakurya hamwe ni umugezi wa Nyabarongo, naho uyu nguyu binjiyemo neza ni umugezi w'Akanyaru. Bimaze guhura bibyaye Akagera. Ndanezerewe cyane kwigishiriza icyigisho cyerekeye isabato hano hantu, kuko isabato itwibutsa Imana umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Aya masozi tureba, ibyatsi tubona, aya mazi atemba tureba, Imana yabiremye, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Mbere yuko twinjira mu cyigisho cy'uyu munsi, ndagira ngo duce bugufi imbere y'Imana maze dusenge.
Data wa twese uhoraho umwami wacu, tugushimiye ko uduhaye andi mahirwe yo kuganira ijambo ryawe. Tugushimiye kandi yuko ugiye kubana natwe kugira ngo ryumvikane, haba kuri njye haba no kuzatega amatwi iki kiganiro. Ubushake bwawe bubeho kandi he kuvuga jyewe ahubwo mvugiremo mu izina rya Yesu, amen. Duhirukana tuganira amagambo akomeye, duhereye igihe twatangiriye. Nzakomeza kubibutsa uko Imana yagiye tuyobora mu biganiro bitandukanye kuva twatangiye tureba Imana ishyiraho isabato mu cyumweru cyo kurema, ikibi kitarabaho, icyaha kitaraza mu isi, maze Imana imaze kurema ijuru n'isi, ibi byose turebesha amaso yacu, maze ishyiraho urwibutso rwo kurema arirwo rwitwa isabato. Umunsi wa karindwi Imana iraruhuka, iraweza kandi uha umugisha. Nyamara icyaha cyaje kuza mu isi, nabwo twaje kureba abakurambere bacu uko babayeho muri ibyo bihe. Ese isabato yari iriho mu gihe cya Adamu, igihe yari ari inyuma ya Edeni? Twabonye ari yego rwose. Twarebye niba abakurambere bacu ba Henoki, ba Yobu, ba Aburahamu n'abandi barakomeje isabato. Twabonye ibihamya byinshi bikomotse mu ijambo ry'Imana, by'umwihariko mu gitabo cy'Itangiriro ndetse no mu gitabo cya Yobu. Dusuzuma twitonze ngo turebe ibirari by'uko bari basobanukiwe ubushake bw'Imana muri icyo gihe. Twabonye ko Imana yari ifite umurongo uhamye w'itumanaho wo kumenya ubushake bw'Imana. Tubishimira Imana cyane yuko tutaheze mu rungabangabo. Ubushize twaganira icyigisho gikomeye cyane, duteye intambwe tuva muri icyo gihe cy'abakurambere ngo tuve mu gitabo cy'Itangiriro twinjire mu gitabo cyo Kuva. Insanganyamatsiko twaganira icyo gihe, twaganiriye iby'ishyanga ry'Abaheburayo, uko Imana yaje gutoranya Abaheburayo. Tubona inkuru nziza yuko Imana itigeze ibura itorero mu isi, kandi igihe cyageze igatoranya Aburahamu Umuheburayo, ikamuha amasezerano akomeye yuko azahinduka sekuruza w'amahanga, amahanga yose azahirwa umugisha muri we. Natwe uyu munsi turi urubyaro rwa Aburahamu kubwo kwizera, kandi tubishimira Imana cyane. Uyu munsi rero tugiye kuganira ahantu, tugiye gusubukurira ahantu twari twagejeje. Ndibuka yuko twaganiriye ku mugabo witwa Mose. Imana ihamagara Mose kugira ngo avane ubwoko bw'Abisirayeli mu Egiputa. Igihe Abisirayeli bamaze imyaka igera kuri 430 yose mu Egiputa, Imana yumvise kuniha kwabo maze bakurayo. Dusoma amagambo ari mu Kuva igice cya 12. Kuva igice cya 12 niho twarebye isomo rikomeye cyane ryaduhaye urufunguzo. Ku murongo wa 29 baduhaye inkuru ivuga ngo mu gicuku Uwiteka yica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, uhereye ku mfura ya Farawo wicara ku ntebe y'ubwami ukageza ku mfura y'imbohe mu kazu k'ibwina n'uburiza bw'amatungo bwose. Farawo yibambura nijoro n'abagaragu be bose n'abanyegiputa bose barabyuka. Muri Egiputa bacura umurogo mwinshi. Iki cyago cya 10 mu byago byinshi cyane tubona bitera ishyanga ry'abanyegiputa kubera ko bibasiye ubwoko bw'Imana. Noneho Farawo yavuye ku kejo yiyemeza kurekura ubwoko bw'Imana kugira ngo butahe. Nyamara igihe Abisirayeli bamafashe urugendo, Farawo yibwiye inama ikomeye cyane avuga ati ese ni gute twarekura abantu? Batwubakiye amapiramide akomeye cyane. Turabizi yuko kimwe mu bitangaza byabayeho ku isi n'uyu munsi bikizirikanwa ni inyubako za piramide zo mu Egiputa. Abo ni bande bazubatse? Se n'Abisirayeli. Babandi bari abacakara mu gihe cyabayeho mu gihe cya Farawo nyine tubwirwa mu Kuva. Maze igihe cyago cya 10 cyari kigeze ku ishyanga ryose, uhereye ibwami icyitwa imfura cyose cyapfuye, haba abana ndetse n'amatungo. Maze Farawo yemeza kurekura ubwoko bw'Abisirayeli ngo bagende. Igihe bari bagiye, tubibona ku murongo wa 37 ko bafashe urugendo rurerure rwo kuva mu Egiputa. Maze kandi igihe bagendaga hari igikorwa cyakozwe tuzaganira mu minsi izaza. Nuko muri iryo joro abana b'imfura bapfuyemo, hari Imana yabanje gutangaho itegeko yuko abantu bagomba kubaga umwana w'intama wa Pasika. Tuzaganira kuri Pasika mu gihe kizaza, igihe tuzaba tureba amategeko y'Imana, tureba amasabato n'iminsi mikuru. Umwe mu minsi mikuru ikomeye cyane tuzareba no munsi wa Pasika. Turabizi yuko Pasika yacu ari Yesu Kristo, ariko Pasika ya mbere yabayeho muri kiriya gihe, muri rya joro ryo gucungurwa kwa Abisirayeli bavuye mu Egiputa. Igihe bari bamaze guhaguruka rero, bategetswe kubanza gusiga amaraso ku nkomanizo z'imiryango kugira ngo marayika urimbura atazabarimbura. Ni icyigisho gikomeye cyane, ahari tuzabigana mu buryo bw'umwihariko icyo gihe ngo turebe ayo maraso ayariyo,
n'uburyo tuyakeneye mbere yuko twimuka tuva mu Egiputa yo mu isi twerekeje i Kanani yo mu ijuru. Mana ibidushoboze mu izina rya Yesu, kandi igihe tuzaba tukiriho tuzabasha kuganira ayo magambo mu buryo bw'umwihariko. Nuko rero Abisirayeli barambutse bafashe urugendo ndetse rurerure rwo kuzamuka berekeje iwabo i Kanani. Ariko igihe bari bahagurutse, Abanyegiputa bongeye kwigira inama bati ni gute twarekura aba bantu nari maze kubavuga, maze biyemeza kubakurikira. Igihe bari bageze ku nyanja itukura, naje kuri aya mazi ngo twibaze iby'icyo gitekerezo gikomeye cyane cyo kwambuka kwa Abisirayeli bambuka inyanja itukura. Igihe bageze ku nyanja itukura byabaye ikibazo gikomeye cyane, kubera yuko babuze inzira, barahageze babura inzira. Mukanya twabonaga ubwato, ahari ubu bwato bubasha kwambuka uyu mugezi w'Akagera, ariko ntabwo bwabasha kwambuka inyanja. Byari kumbera byiza iki kiganiro ngikorera ahantu hari inyanja, ngo turebe niba twabasha kwambuka inyanja dukoresheje buriya bwato. Muri kiriya gihe nta terambere ryari ririho ngo babe bafite ubwato bunini bugezweho bubasha kwambuka inyanja, ariko tubona Imana ikora igitangaza. Nyamara mbere yuko bahaguruka bahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Maze kuvuga ku murongo wa 10 w'igice cya 14 hatubwira amakuru. Farawo abatuze, Abisirayeli bubura amaso babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo baratinya cyane. Abisirayeli batakira Uwiteka, ikintu gidasanzwe babonye. Igihe bari ku nyanja bategereje kwambuka batazi uko biri bugende, basubije amaso inyuma babona b'Abanyegiputa, ingabo z'Abanyegiputa za Farawo zirabakurikiye. Mbega ikibazo gikomeye bahuye nacyo, maze babura icyo bakora. Rero ijambo ry'Imana yatubwira ngo imbere yabo hari inyanja, inyuma naho bari kubona Farawo bakurikiye, kandi impande hari imisozi, nta buhungiro bari bafite. Maze barataka batakira Uwiteka. Umurongo wa 11 w'igice cya 14 babaza Mose bati ntamva zari mu Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu? Niki cyatumye utugira utyo kudukura muri Egiputa? Sibyo twakubwiraga muri Egiputa tuti tureke dukorera Abanyegiputa, kuko ikiruta ari uko dukorera Abanyegiputa biruta ko dupfira mu butayu. Bacika intege, bahura n'ikigeragezo cyo kwizera. Ariko ijambo ry'Imana rikomeye cyane. Umurongo wa 15 Mose yarasenze. Reka nsome umurongo wa 13. Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanira uyu munsi. Hari agakiza Uwiteka ari yiteguye kuzanira abantu b'Imana, kandi burya impamvu Imana ari Imana nyine nuko itunyuza mu bintu bikomeye cyane. Ahari iyo banyura mu muhanda usanzwe ntabwo byari kuba igitangaza, ntabwo byari kuba inkuru yo kuvugwa ngo tubizirikane yuko Imana ikomeye. Ariko Imana yabanyujije ahantu hadasanzwe, ibanyuza mu mazi kugira ngo tubone gukomera kwayo. Maze rero Mose wari ufite kwizera gushikamye avuga ati nimwihagararire, muceceke, mwirira, mwitaka, muze kureba icyo Uwiteka ari bubakorere. Umurongo wa 15 atubwira inkuru nziza y'Uwiteka. Uwiteka bazamutira, bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Haleluya. Mbese barakomeza mu mazi, barakomeza mu nyanja. Ahari abakurikiye ikiganiro bazadufasha. Mbese inyanja ubujyakuzimu bwabo bureshya gute? Mbese wayivogera bikemera? Hari umwe watekereje yuko iriya nyanja itabagaho. Baravuga bati inyanja itukura ni indemano, ntabwo yigeze ihoraho. Nuko rero Abisirayeli bayambutse nk'akagezi gasanzwe bavogera. Ariko undi yaramusubije ati ntacyo, niba Abisirayeli baravogereye inyanja itukura bakambuka, Imana ishimwe ko Abanyegiputa babakurikiyeho bagezemo bikabananira kuvogera, ahubwo kakagezi gatoya basuzuguye kakabarimbura, kuko ari ukuboko kw'Imana kubikoze. Nuko rero no gupfobya Imana, ariko ibitangaza by'Imana biruzuye rwose, nta rujijo rubirimo. Uwiteka arabwira Mose ati niki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende, nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye, Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Amen. Igitekerezo kitubwira ko ari uko byagenze koko. Abisirayeli, Mose yahamanitse inkoni, maze inyanja yigabanyamo kabiri, haboneka umuhanda, Abisirayeli barambuka. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Kandi ubwo Imana yakoze ibyo, yateje n'undi mugaru mu itsinda rikurikiye aba bantu ry'Abanyegiputa, maze gukaraga amagare yabo birananirana cyane. Icyakora bakomeza kwiroha muri wa muhanda Imana yaremeye ubwoko bwayo. Ariko igihe bari bageze hagati, Abisirayeli bari bamaze kwambuka nk'ejo, bahageze hakurya, maze Imana irongera ihuza y'amazi, arongera arafatana. Abanyegiputa bose
bararimbutse. Amarongo isoza y'iki gice cya 14 ndatubwira ngo uko niko kuri uwo munsi Uwiteka yakijije Abisirayeli abanyegiputa. Abisirayeli babona intumbi z'abanyegiputa ku nkombe y'inyanja. Murongo wa 31 ndawukunda. Abisirayeli babona ibikomeye Uwiteka yakoresheje imbaraga ze ku banyegiputa. Ubwo bwoko butinya Uwiteka kandi wizera Uwiteka n'umugaragu we Mose. Amen. Mbese Imana hari ibyo yagukoreye bikatangaje cyane. Mbese hari ikintu byakuzamuyeho mu kwizera maze urushaho gutinya Uwiteka no kwizera imbaraga ze. Aha rushobora gusubiza amaso inyuma. N'ubushize nigeze kubivuga. Niba ucogoye, niba ucitse intege, ongera utekereze ibitangaza Imana yagukoreye. Ujye utekereza ahantu Imana yagukuye maze ubyibuke. Ya ndirimbo se nigeze kubatura ntabwo muyibuka. Nubwo waba utewe n'amakuba menshi cyane akagutera kwiheba, hari umwitozo wakora maze ugasubizwamo intege. No kwibuka imigisha yose wahawe kandi ngo uyibare, umenye umubare wayo, kandi noneho usubira inyuma buri kimenyetso cyose Imana yagukoreye, buri gitangaza cyose ukita izina maze ushimira Imana iyo migisha. Mazina uzayita ntabwo nyazi, ariko uzasanga warakijwe indwara nkanjye, uzasanga waranyujijwe mu misoto itkomeye cyane maze Imana ikagutabara. None se ya Mana yagutabaye cya gihe yarapfuye? Oya, ntabwo Imana yacu yapfuye, ahubwo iracyariho kandi yiteguye gukora ibikomeye n'ibitangaza. Kandi tuzabibona yuko Imana myaka ufite ntabwo nyizi, mu myaka ufite ukurikije inzira wanyuzemo zose uzabona ibitangaza Imana yagukoreye. Kwibagirwa Imana yagukuye ni ishyano. Nuko rero kimwe mu bitangaza Imana yakoreye Abisirayeli kandi kigatuma bayibuka, batinya kandi bizera, nuko yabambukije inyanja itukura mu buryo bw'igitangaza kandi ikabakiza amaboko ya Farawo wari ubasomeye aje kubarimbura. Igice cya 15 kitubwira inkuru, ahari inkuru ishingiyeho iki cyigisho muri aka kanya, inkuru y'indirimbo ya Mose. Bageze hakurya maze baratorika baririmba bashima Imana ibakoreye ibitangaza bikomeye cyane. Mbega indirimbo ya Mose, mbega indirimbo inejeje. Ariko ntarayisoma mu gice cya 13 ukuntu Imana yakomeje kubayobora. Ndasubira inyuma nyine murongo wa 19 na 20. Mose ajyana murongo wa 20 bava Sukoti babamba amahema muri Etamu aho butayu butangirira. Murongo wa 21 utubwira uko Imana yagendanaga nabo. Uwiteka ku manwa yabagenderaga imbere ari mu nkingi y'igicu ngo abayobore, nijoro yabagendaga imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo bamurikire babone uko bagenda ku manwa na nijoro. Ya nkingi y'igicu ntiyavaga imbere y'ubwo bwoko ku manwa, kandi iyo nkingi y'umuriro ntiyabavaga imbere nijoro. Hakomeje kurindwa n'ukuboko kw'Imana kugeza igihe bageze ku nyanja itukura, bibagendekera kwa kundi. Manze bageze hakurya y'inyanja rero baraturika bararirimba. Igice cya 15 kitubwira indirimbo yiswe indirimbo ya Mose baharirimbiye. Mbega indirimbo ifite amagambo akomeye. Ndagusaba kugira ngo uzayiteho uyumve neza. Maze Mose n'Abisirayeli baririmbira Uwiteka iyi ndirimbo bati, ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje. Amen. Kunesha n'ukw'Imana n'ukw'Uwiteka ni kumuririmbya ari kuririmba. Ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Uwiteka ni imbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, ampindukiye agakiza. Haleluya. Uwo niwe Mana yanjye nanjye ndayihimbaza, niyo Mana ya data nanjye ndayishyira hejuru. Uwiteka ni intwari mu ntambara, Uwiteka niryo zina rye. N'andi magambo akomeye asingiza kunesha kw'Imana, asingiza ubutware n'ubudahangarwa by'Imana, n'uburyo Imana ibasha gutabara uyitakiye, n'uburyo Imana ibasha gukora ibitangaza bihebuje nk'ibyo yakoreye ku nyanja itukura. Ndasoma amagambo asoza iki gice cya 15 ku murongo wa 20 hatubwira refrain iyo ndirimbo. Kandi Miriyamu umuhanuzikazi mushiki wa Aroni ajyana ishako, abagore bose barasohoka bamukurikira bafite amashako babyina. Miriyamu akabikiriza ati, muririmbire Uwiteka kuko yanesheje bitangaje. Amen. Ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Mbega indirimbo inejeje, indirimbo yo kunesha. Maze rero nsoma amagambo akomeye, natekerejeho numva twayaganira muri aka kanya, kandi numva ni igitekerezo, ni icyigisho gikomeye cyane nkwiriye gusaba abantu kwitaho muri aka kanya. Nta magambo ari mu Byahishuwe igice cya 15. Ndagira ngo nkujyane mu Byahishuwe igice cya 15 murongo ndahira ku wa 2 ngeze ku wa 4 gusa.
twumve ijambo ry'Imana rihanditse. Hari amakuru akomeye, hari ibintu bidutegereje natwe. Murongo wa 2 hatubwira icyo Yohana yabonye. Yohana yatubwiye ati mbona igisa n'inyanja y'ibirahure bivanze n'umuriro, mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo, bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahure bafite inanga z'Imana, baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama bati, Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje. Mugabe w'amahanga, inzira zawe nizo gukiranuka n'ukuri. Mwami, ninde utazakubaha cyangwa ngo ye guhimbaza izina ryawe, ko ari wowe wenyine wera? Mahanga yose azaza kwikubita imbere akuramye, kuko imirimo yawe yo gukiranuka igaragajwe. Reka nongere nsubiremo aya magambo. Batubwiye ngo ukise, mbona igisa n'inyanja y'ibirahure bivanze n'umuriro, mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa y'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo, bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahure bafite inanga z'Imana. Ngo ni bande bahagaze ku nyanja y'ibirahure? Bahagaze muri Kanani yo mu ijuru, ngo batabarutse kandi ngo bari bavuye, bari bamaze kunesha. Abaneshi, haleluya, abaneshi banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo kandi n'umubare w'izina ryayo. Murongo wa 3 bavuga ngo iki? Baririmba indirimbo ya Mose. Indirimbo ya Mose, ya ndirimbo tumaze kubona mu kuva igice ya 15. Indirimbo ivuga ngo iki? Hashimwe data wa twese w'umuneshi, ubasha gutabara abamuhungiyeho, kandi ngo ifarashi n'uwibese yabiroshye mu nyanja. Iyo ndirimbo ni abana b'Imana bazaririmba. Nibajije ikibazo, mbese ya ndirimbo bayirepese ryari? Bari barepese bari kubumba amatafari? Oya, ntabwo bari bazi gukomera kw'Imana, ntabwo bari babizi, kuko babibonye igihe babonaga Imana ibatabaye. Kubera ko ijambo ryatubwiye ngo igihe bari bamaze kubona ibyo baratangaye cyane, batinya Uwiteka kandi baramwubaha, bizera n'umugaragu we Mose. Ubwo rero bamenye Uwiteka icyo gihe, kubera yuko bari baratinze mu Egiputa, ntabwo bari bazi ubudahangarwa bw'Imana. Iyo ndirimbo rero ntabwo bayirepese, ahubwo ibyishimo, munezero byarabasabye, baraturika bararirimba. Mbese iyo ndirimbo twe tuzayirepetera hehe? Indirimbo ya Mose, kubera ko tuzayiririmba niba turi mu mugabane w'abaneshi. Haleluya. Abaneshi banesheje ya nyamaswa, banesha igishushanyo cyayo, banesha n'umubare w'izina ryayo. Ibintu tuzabiganira mu gihe kizaza gishyize kera, turacyari mu ntangiriro. Ariko numvise nkwiriye kubwira aba bantu b'Imana mudukurikiye yuko wari wo mugambi w'iyi platform. Abantu benshi bakomeje kwibaza ikibazo, batese kubera iki muhisemo isabato, kubera iki muhisemwo ibintu bisa nkaho ari kwizirika ku mategeko, murushijeho kuba intagondwa n'andi magambo ameze nkayo ngayo. Ariko nshuti z'Imana, gutekereza urugamba ruri imbere, gutekereza urugamba ruri hagati y'abana b'Imana bahanganye n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo, bategetswe gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga cyangwa mu kiganza, kugira ngo utabyemerewe, utabikora ye kwemerwa kugura cyangwa kugurisha. Ibyo bidutera guhinda umushyitsi, tukumva dufite umwenda wo kumenya ayo makuru, maze tukavuga ngo reka tuyabwire abantu. Yewe niba mutari muzi umugambi dufite no kubwira abantu b'Imana, abantu bataramenya umucyo w'isabato, bataramenya urugamba rudutegereje imbere uko ruzaba ruteye. Hari urugamba rudasanzwe, urugamba rw'abana b'Imana bakwiye guhangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo. Ariko abazanesha bazaririmba indirimbo ya Mose. Mbese indirimbo ya Mose iratwereka yuko kunesha ari ukwa Mose? Ese kunesha ni ukwa Abisirayeli? Oya, ndagira ngo nongere nsubiremo amagambo agize indirimbo ya Mose, tuyumve neza, twongere turebe iriya ndirimbo abana b'Imana bazaba bari kuririmba. Indirimbo ya Mose igice cya 15 cyo kuva, baravuga ngo ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje. Kunesha no kw'Imana. Haleluya. Kunesha no kwa Yesu, twebwe nta kunesha dufite. No mpamvu abantu bajya bibeshya igihe tuvuze isabato, bakavuga batanu bizirika ku mategeko bazagezwayo n'isabato se. Turabizi neza yuko ibyo bitazatugezayo, habwo urugamba n'urw'Imana. Kunesha no kw'Imana gusa, twebwe nta mbaraga dufite. Ndaririmbira Uwiteka ko yanesheje bitangaje, ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Natwe tuzaba turirimba ngo ukize. Turasomye ngo tuzaba turirimba indirimbo ngo Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje. Ndi guhuza kuva igice cya 15 n'ibyahishuwe igice cya 15 ngo twumve niba bifitanye isano. Abantu bo mu byashu igice cya 15 abaneshi
banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, bari kuririmba ngo mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje, mugabe w'amahanga, inzira zawe nizo gukiranuka n'ukuri. Mwami, ninde utazakubaka cyangwa ngo ye guhimbaza izina ryawe, ko ari wowe wenyine wera. Amahanga yose azaza kwikubita imbere akuramye, kuko imirimo yawe gukiranuka igaragaye. Mbese ni imirimo y'abaneshi banesheje ya nyamaswa? Oya, banesheje ku bwa Kristo Yesu. Twarabibonye mu byigisho byashize, kandi tuzakwibuza kwibona mu byigisho biri imbere yuko kunesha ari ukwa Yesu nyine. Erega imirimo dukora ntabwo rwose yabasha kudukiza, dukizwa nuko Kristo yatuneshereje, kandi niwe waturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo, harimo no gukomeza isabato. Abaneshi bazanesha nyamaswa n'igishushanyo cyayo nabihishwe muri Yesu Kristo. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nuko rero nshuti z'Imana, hari isano ikomeye cyane y'indirimbo ya Mose yaririmbwe cya gihe n'abaneshi bazanesha inyamaswa n'igishushanyo cyayo, ubwo tuzaririmba iyi ndirimbo. Ibi bintera kwibaza ikibazo, mbese abantu b'Imana ntabwo bakwiriye kumenya iby'uru rugamba ngo bazafatanye nanjye kuririmba iyi ndirimbo? Mbese byanezeza umukristo wuhe kuzajya mu ijuru wenyine? Mbese urwo rwaba ari urukundo rwa Kristo rumurimo? Ntabwo byaba ari byo rwose. Mbega indirimbo ikwiriye kudukumbuza, indirimbo tuzaririmba, ya ndirimbo ya Mose niyo mwana w'intama tumaze gusoma, ariko abazayiririmba ni abanesheje inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ni urugamba rukomeye cyane. Dusoma mu Byahishuwe igice cya 17 amagambo akomeye. Ndenda kugera ku musozo w'icyigisho, ariko ndaje ndeba andi magambo makeya. Batubwira amagambo akomeye n'ubuhanuzi. Navuze ngo ibi bintu tuzabyiga mu buryo bw'umwihariko, turi kugenda mu buryo bw'amateka. Ubu turacyari kwa Mose, ntabwo turagera kwa Dawidi, ntabwo turajya mu gihe cya Yesu, turagera mu gihe cy'ubugorozi bwa Martin Luther ngo tubone tugere muri iki gihe, ndetse no mu gihe kidutegereje kiri imbere ngo turebe uko bigomba kumera. Haracyari igihe rero, ariko impamvu naje kuvuga kuri aya magambo nubwo azongera kuvuga mu gihe kizaza, no kugira ngo abantu basobanukirwe n'impamvu turi hano, no kugira ngo abana b'Imana bamenye ukuri ko mu ijambo ry'Imana, kandi uko kuri ni ikibazo cy'ubugingo cyangwa urupfu. Burya ibyerekeranye n'isabato ntabwo ari ibintu byo kwivugira gusa kuba turi kubivuga, ahubwo it's a matter of life or death. Ni ikibazo cy'amahitamo y'ubugingo cyangwa urupfu. Nuko rero ni ngombwa ko abantu b'Imana babimenya. Niyo mpamvu twashyizeho iyi platform. Nicyo ndi kukubwira muri aka kanya. Ndi kukubwira impamvu y'iyi platform, no kugira ngo abana b'Imana bamenye gutandukanya ikibi n'icyiza, bamenye gutandukanya ukuri n'ikinyoma, bamenye gutandukanya kuramya umuremyi no kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Tuzakomeza kubiganira, niko ndi kukubwira, kandi Imana izatuyobora mu kuri kose, kubera yuko ari Imana itabeshya kandi idukunda urukundo rukomeye cyane. Byashuwe rero igice cya 17 umurongo wa 14 hatubwira amakuru. Bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha. Wa wundi wanesheje mu gihe cya Mose ni uzanesha. Ndashima Imana yuko twahisemo gukurikira umuneshi, umwami w'abami utajya atsindwa, kandi azatugeza ikananiyo mu ijuru rwose. Nuko rero bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami, kandi abari hamwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bakiranutse, nabo bazamunesha, bazayinesha. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ndi kwivugira inyamaswa, nabo bazayinesha. Abo baneshe rero nabo bazahagarara ku musozi Siyoni, baririmba indirimbo ya Mose ni umwana w'intama, kandi nta kindi bazaba birata uretse kunesha kwa Yesu, nkuko tumaze kubona ziriya ndirimbo ziririmba. Mana y'amahoro ifashe nge nawe kugira ngo twishimire ijambo ry'Imana, kandi dukumbure cyane kuzahagarara mu baneshi banesheje inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ubwo dufatanije urugendo rurerure rwo gusobanukirwa ukuri kw'ijambo ry'Imana, harimwo n'umucyo w'isabato, Mana yoroshye umutima wa buri wese muri twe, kugira ngo turusheho kwakira iby'Imana duciye bugufi, dusenga, kugira ngo twizere, duhagarare mu ruhande rw'umwana w'intama aho guhagarara mu ruhande rw'inyamaswa. Ibintu ni bibiri, hari uruhande rw'umwana w'intama, hari n'uruhande rw'inyamaswa. Umuntu akwiye kwibaza ngo mpagaze mu ruhe ruhande kuri buri ngingo iyo ari yo yose, harimo n'iyi ngingo turi kuvugaho y'isabato.
reka nsoma amagambo ngiye gusorezaho mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Gitabo Intambara Ikomeye ku ipaje ya 424 harimo amagambo ashobora gufatwa nk'ay'umuntu ariko nyamara ari ay'Imana. Abantu benshi ntabwo bemera ibi bitabo, ariko ntabwo mfite ipfunwe n'isoni zo kubisoma, kandi ararikira buri muntu wese ahari ubipfobya ubikritika ngo yaba yarabanje kubisoma akabyumva akabona akabikritika akamenya niba ibyo bimubwira ari ukuri cyangwa ari ikinyoma. Reka dusome amagambo nifuza gusoma kuri paje 424. Haravuga ngo isi igiye kuzagera mu gihe cy'akaga gateye ubwoba. Ibi bintu ndi kukubwira ibi kubera yuko bidutera ubwoba twebwe kubimenya, kandi tukumva dufite umwenda ukomeye wo kubibwira n'abandi. Baravuga ngo isi igiye kuzagera mu gihe cy'akaga gakomeye gateye ubwoba. Amahanga yose yo ku isi yifatanije hamwe kurwanya amategeko y'Imana, azatanga itegeko ry'uko abantu bose, abakomeye n'aboroheje, abakire n'abakene, imbata n'umudendezo, bazagendera mu migenzo y'itoro yo kuruhuka ku isabato y'ikinyoma. Dimanche, Sunday, tuzabiganira mu gihe kizaza. Abatazumvira iryo tegeko bazahanwa n'ubutegetsi, hanyuma bacirwa urubanza rwo gupfa. Tubona ibi bintu bisa nkaho bidashoboka, kuko amategeko yo gupfa yavanweho mu mareta yose, hafi ya yose. Amategeko nshinga yavanyeho igihano cy'urupfu, ariko igihe kizaza ndetse kiri bugufi ubwo abantu bazanga kumvira amategeko y'abantu bazacirwa urubanza, ndetse urubanza rwo gupfa. Ku rundi ruhande ariko itegeko ry'Imana ryerekeye umunsi w'ikiruhuko Umuremyi yashyizeho ariwo Sabato ugomba gukurikizwa kandi ukerekana umujinya w'Imana uri kubagomera amategeko yayo. Abagomera amategeko y'Imana bazagerwaho n'umujinya uteye ubwoba. Uri mu Byahishuwe igice cya 14 uhereye ku murongo wa 9. Tuzabiganira igihe kigeze mu buryo bw'umwihariko. Ikibazo gishingiye aha ni iki ngiki: umuntu wese ukandagiye itegeko ry'Imana bikoreye kugira ngo yumvire amategeko y'abantu, bizaba bihwanye no kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Azaba yemeye kwifatanya n'ubundi bubasha yihitiyemo aho kumvira Imana. Umuburo uturutse mu ijuru n'uyu ngo umuntu wese uramya cya gikoko n'ishusho yacyo agashyirwaho ikimenyetso cyacyo mu ruhanga cyangwa mu kiganza, azanwa ku nzoga idafunguye ayo burakari bw'Imana yasutse mu gikombe cy'umujinya wayo. Ni amagambo ari mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 9 n'uwa 10. Nyamara nta n'umwe uzagerwaho n'umujinya w'Imana keretse igihe azaba amaze kubona amahirwe yo kumenya ukuri mu ntekerezo no mu bwenge bwe, maze akakwanga. Nta n'umwe uzagerwaho n'umujinya igihe ibintu atabizi, ariko igihe bizaba byamaze guca mu matwi ya buri wese, icyo gihe umujinya w'Imana ugomba kumugeraho igihe azaba yanze kukumvira. Hari abantu benshi batarigera babona amahirwe yo kumva ukuri kudasanzwe ko muri iki gihe. Ntibigeze bahabwa umucyo w'ukuri ku ihame ryo gukomeza itegeko rya 4 ry'isabato. Usoma imitima kandi akarondora intekerezo zose, ntazarekera mu buyobe umuntu wese wifuza kumenya ukuri ku byerekeye intambara ikomeye. Itegeko ryo kuruka ku munsi muhimbano ntawe rizatungura. Umuntu wese azahabwa umucyo uhagije kugira ngo abashe kwifatira icyemezo ubwe adahubutse. Niyo mpamvu igihe twasomaga aya magambo twumvise dufite inshingano, duhamagarirwa tubitegetswe na Yesu kuvuga iby'uyu mucyo w'isabato kugira ngo hatazagira umuntu utungurwa. Kandi ni ngombwa ko abantu babimenya kugira ngo bahitemo umugabane bakwiriye kubamo, kubera yuko bigomba kuza abantu bamaze kubimenya. Mbese platform si umwanya mwiza wo kugira ngo abantu babimenye? Mbese kubera iki utasangiza abandi aya makuru kugira ngo babashe kuyamenya? Mbese kubera iki utafatanya nanjye usharinga abandi bibyigisho kugira ngo bigere ku bandi? Jewe na mwene data dufatanije gahunda. Iki nicyo gitsika imitima yacu kugira ngo abantu bataramenya uyu mucyo ubagereho maze bawumenye. Icyo twizera cyanditswe n'iki ngo Sabato izaba ikigeragezo gikomeye cyo kumvira, kuko ariyo shingiro nyakuri ry'intambara ikomeye. Ubwo ikigeragezo giheruka kizagera ku bantu, nibwo hazaba witandukano hagati y'abakorera Imana n'abatayikorera. Ubwo kuruka ku isabato y'ikinyoma mu rwego rwo gukurikiza itegeko rya leta binyuranije n'itegeko rya 4
bikazaba ari indahiro yo kuyoboka ububasha kuruka ku isabato y'ukuri mu rwego rwo gukomeza amategeko y'Imana, kizaba ari igihamya cyo kumvira umuremyi icyo gihe kigeze. Igihe inteko imwe y'abantu yemeye ikimenyetso cyo kumvira ubutegetsi bw'isi, icyo gihe izahabwa ikimenyetso cy'inyamaswa, maze indi nteko y'abantu bahisemo impano yo kuyoboka ubutegetsi bwo mu ijuru izashyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Kubibwira abantu ni ingenzi cyane. Ndagira ngo ibi bintu byumvikane neza. Utaza kwibwira yuko mvuze yuko abantu bose basenga ku cyumweru bakire ikimenyetso cy'inyamaswa. Oya. Ariko kandi igihe kizaza ubwo bya bintu byigishwa n'amadini bizahinduka itegeko ritangwa n'amareta, ndetse hashyirweho n'amategeko ahana batabyumvira. Icyo gihe rero kandi ubutumwa nk'ubu buzaba bwarageze ku bantu bose kugira ngo babashe gutandukanya umucyo n'umwijima. Icyo gihe abazemera gukurikiza ibyo leta isaba n'amadini yanyuranije n'ubushake bw'Imana bazashyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa. Kandi muri icyo gihe abazemera guhangana n'ingaruka zizazanwa no kutumvira ubutegetsi bwa leta kuri ino ngingo bazashyirwaho ikimenyetso cy'Imana, ubwo Imana izishingira ibyayo. Ariko kandi hari icyo twamaze kubona, nuko Yesu Kristo azabaneshereza. Haleluya. Twamaze kubona ko bazaririmba indirimbo y'umwana w'intama n'indirimbo ya Mose bavuga bati hasingizwe Yesu tuneshereje. Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nubundi kunesha kuzakomeza kuba kw'Imana. Mbese wafatanya nanjye kwishugunya amaboko ya Yesu kugira ngo tuhabwe kunesha gukomoka kuri we? Ibi bintu biteye ubwoba. Birasaba amahitamo adakebakeba kuko bibasha kuzana ingaruka zidasanzwe zirimo n'urupfu nkuko twamaze kubibona. Yewe n'iki gihe amareta atarashyiraho ayo mategeko, tubona abantu b'Imana bagendera mu isabato bagerwaho n'amakuba akomeye. Ahari tuzakomeza kwakira ubuhamya bw'abantu b'Imana baba baragezweho n'ibibazo bikomeye nk'ibyo. Bamwe babuze akazi, abandi bangwa n'imiryango yabo, abandi barameneshwa kubera gukomeza isabato. Ariko igihe kizagera bibe bikomeye kuruta ibyo ngibyo. Ariko kandi abiringira Uwiteka niko ijambo ry'Imana ryavuze ngo bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, barakomera. Ya Zaburi ya 23 nkunda cyane nongeye kuvugaho mu gihe cyashize, iravuga ngo nawe nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya kuko ndi kumwe n'Uwiteka, kandi akaba ari umunesha uhuranesha. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Twamaze kubona isezerano rikomeye mu Byahishuwe igice cya 17 yuko bazarwanya umwana w'intama. Erega ni Yesu uzaba wibasiwe, ntabwo ari jyewe, kuko Yesu niwe muremyi, niwe uzaba wibasiwe muri iyo ntambara. Rero bazamurwanya, ariko kandi umwana w'intama azabanesha. Haleluya. Kuko ari umutware utwara abatware n'umwami w'abami, kandi ngo abari hamwe nawe nabo bakiranutse nabo bazanesha iyo nyamaswa. Ntabwo bazemera gushyirwaho ikimenyetso cyayo, ahubwo bazashyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Ndakurarika mu izina rya Yesu ngo ufatanye nanjye kwiga ibi bintu twimbitse. Nasomye ya magambo aboneka mu Bakorinto igice cya 15 umurongo wa 10, vuga ngo namwe muri abanyabwenge nimwisuzumire mumenye ko ibyo tubabwira ari ukuri, kandi nimusanga ari ukuri tubabwira gusanga Yesu no kwifatanya nawe mu bwami bwe, mwemere muze mufatanye natwe. Uwiteka duhana umugisha ko gusenga kwanye muri aka kanya ngo turusheho kwisunga amaboko y'Iteka, twikomeza mu maboko y'Imana no kugenda mu bushake bwe. Ko gusenga kwanye mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge. Data wa twese uhoraho, umwami wacu, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye yuko uri umunesha. Tumaze kwigira kuba kurambere bacu, wambukije inyanja itukura bakagera hakurya bakaririmba. Tubwiye ko natwe igihe kiri hafi muri iyi si y'akaga n'umubabaro tuzambuka tukagera hakurya, maze tugatera indirimbo yo kunesha. Kandi nta wundi tuzaba dusingiza nawe uzatuneshereza. Ukomeze kutuneshereza ibitugora. Bana bawe bamwe batarakira umucyo w'isabato bakigundagurana nabo baneshereze mu izina rya Yesu. Maze igihe gikwiriye gisohoye, ubwo ugiye kwerekanwa ku bicuje gucyura intore zawe, uzaduhe gutumbagira iki kirere turirimba iyo ndirimbo ya Mose n'umwana w'intama. Uko niko gusenga kwacu tubisaba Imana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.